Iyi ni inkuru y'umwana wabaye indashyikirwa, umwana watoraguye amafaranga akayashyira polisi. Hari igihe dukenera ibimenyetso bifatika bigaragaza ko indangagaciro, ubupfura n'ubumuntu bikiriho mu bana bato ndetse n'abantu bakuru muri rusange. Iyi nkuru igaragaza ubuzima butangaje bw'umwana witwa Gisa. Uyu mwana yagaragaje ubutwari budasanzwe ubwo yatoraga amafaranga menshi agahitamo kuyajyana kuri polisi aho kugira ngo ayakoreshe. Iyi nkuru ni iyigisha kandi ni isomo rikomeye ku bantu bose, abato n'abakuru. Byagenze bite kugira ngo uyu mwana atoragure amafaranga angana na miliyoni 3 ku wa kane mu gitondo kare, izuba ritararasa neza? Gisa yari amaze gukanguka. Umwuka wo mu gitondo wari ukonje ariko utuje. Umuryango we utuye ahantu hatuje mu kagari ka Kamurenge. Gisa ni umwana w'imyaka 11 wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Yarabyutse amaze kwisukura, yambara umwambaro we w'ishuri usa neza, yambara inkweto n'igikapu ashyira mu mugongo. Mama we yaramuhamagaye amuha igikoma, maze ubwo yari asoje kumuvungurira aramubwira ati, mwana wanjye Gisa, ujye uzirikana indangagaciro twakwigishije. Niyo wabona ibya mirenge ntuzigere ufata ikintu kitari icyawe. Gisa yarahindukiye araseka buhoro, aravuga ati, yego mama, ndabizi. Gisa yarasohotse mu rugo atangira urugendo rwe rwerekeza ku ishuri. Yanyuraga mu muhanda uca hagati y'imirima y'amasaka ndetse n'ibishyimbo, aho abana benshi banyuraga bagiye ku ishuri nk'ibisanzwe. Uyu mwana nta byinshi yavugaga, ahubwo yararirimbiraga mu mutima. Ariko ageze ahantu hitaruye gato hafi n'igishanga, hari igipfunyika kiri ku ruhande rw'umuhanda ku buryo busa n'ubutangaje. Cyari gitondetse neza, cyapfunyitse ibipapuro byinshi. Yararebye neza atangira kwibaza ati, ese ibi bintu ni ibiki? Yabaye nk'uhagaze gato ariko agira amatsiko. Icyo gipfunyika Gisa aragikurura, aragifungura bitunguranye, akubitana no kubona ibintu by'ibifaranga byinshi cyane. Mu gipfunyika hari harimo amafaranga angana na miliyoni 3 z'amanyarwanda. Amafaranga yari mu macupa ya banki apfunyitse neza kandi afitanye umurongo neza. Gisa yatangiye gutitira, umutima utera cyane. Yarebye hirya no hino abona nta muntu n'umwe umubona. Yatangiye kwibaza byinshi mu mutima we, aravuga ati, nayajyana tukabaho neza iwacu, nayagura igare, telefone n'ibikoresho by'ishuri. Ariko nanone yumva ijwi rikomeye rimubwira riti, iki kintu si icyawe, jya wiyubaha mwana wanjye. Iryo ni rya jwi yari yarabwiwe na nyina. Gisa ntiyatindiganyije, yahumetse yitonze, afata igipfunyika agishyira mu gikapu neza, maze aho kunyura mu muhanda ujya ku ishuri, umwana muzima ahitamo guhindura icyerekezo, afata yerekeza kuri polisi. Ku muhanda yahuraga n'abandi bana. Aba bana baramubazaga bati, ese urajya he? Uyoboye ko ishuri tugiye ku ishuri uyu munsi? Gisa arabasekera buhoro, yagira icyo ababwira. Umwana w'umutima. Hari ibintu byinshi byari biri kumurwaniramo. W'icyo yari atumbereye ni ugukora ikintu cyiza. Yakomeje urugendo rugera kuri polisi. Agezeyo kuri sitasiyo ya polisi, umurinzi yaramurebye amwibazaho. Umwana muto aje wenyine atikandagira, afite n'urukapu runini. Gisa yarahagaze aravuga ati, nitoraguriye amafaranga menshi, nifuje kuyazana kuko saa yanjye. Abapolisi bahise bahaguruka baratungurwa. Baramwinjije bamubaza uko byagenze. Gisa asobanura neza uko yabonye ayo mafaranga. Ibyo bipfunyika abapolisi barabifungura, babona kuko ni amafaranga menshi, kuko amafaranga yanganaga na miliyoni 3 yari amafaranga menshi afatika. Umuyobozi wa sitasiyo
yaje ahita ategeka ko babitisha mu gitabo cya raporo. Bavugisha ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abashinzwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Umupolisi mukuru yaravuze ati, wa mwana uri umwana mwiza, ibyo wakoze ni igikorwa cy'ubutwari, nta bantu benshi bafite umutima nk'uwa wa mwana we. Bamugeneye impano y'ishimwe, ibikoresho by'inkuru, igare n'icyemezo cyanditse cy'indangagaciro. Gisa yasubiye ku ishuri n'umupolisi umwe wamuherekeje. Binjiye ku ishuri, abarimu n'abanyeshuri bose baratungurwa. Umuyobozi w'ishuri yaje yiruka, yumvise inkuru yari imaze gutambuka ku maradiyo. Uyu mwana yakoze ikintu gitangaje. Abana benshi batangajwe no kumva ko Gisa yatoraguye amafaranga angana atyo, ariko ntiyayagumana, baramushimiye, abandi babigira isomo. Iyo nkuru ntiyagagaze aho, Gisa yatangiye kuganirizwa ku bitangazamakuru. Abanyamakuru baje kumusura inshuro nyinshi, amashuri amutumira mu biganiro. Ubutwari bwe bwatumye abandi bana bagira inyota yo kuba inyangamugayo. Ababyeyi be babaye ibyamamare, baba n'ab'ibyishimo. Bahoraga bavuga bati, twamutoje kuvuga ukuri, none ntacyo twicuza. Ntibyari ukwamamara gusa, Gisa ntiyigeze yishongora cyangwa ngo yishime imbere y'abandi. Yabwiye bagenzi bati, nari nzi ko amafaranga ashira, ariko izina ryiza rinyumaho. Sinari kubaho neza ntazabona ko yari amafaranga. Abenshi baramwiganye, amasomo y'imyitwarire bayamwigiyeho. Ibyo byose byagiye bigaragaza ko uyu mwana ari umwana w'indangagaciro. Isomo ku bantu bose, iyo uhitamo gukora icyiza nubwo ntawe ukureba, uba uri gukora ikintu gikomeye. Abantu benshi bashobora kugira amahirwe nk'aya Gisa, ariko siko bose batekereza nk'uko yabitekereje. Gusa buri wese afite amahitamo. Iyo uhitamo gutanga icyizere, uba ufasha isi kuba nziza. Uyu mwana Gisa nubwo akiri muto yabaye urugero. Nta gitangaza yakoze kidasanzwe, ahubwo yakoze icyiza. Amafaranga menshi yabuze, uwari wayatakaje yaje kuyabona. Kandi uyu mwana yakomeje kugira umutima utuje. Uyu mwana yaje kwamamara, umuryango we ugera kure. Njyewe nitwa Master Yubu, iyi channel ni Master Yubu TV. Hano subscribe nimba uri nshya. Turabakunda.